Igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Amosi yari umushumba wakoraga n'akazi ko guhinga ibiti by'imitini agatura ku mupaka hagati ya Isiraheli mu majyaruguru na Yuda mu majyepfo. Ubu hari hashize imyaka igera ku 150 amajyaruguru yarihaye ubwigenge. Ibuka abami ba mbere igice cya 12. Kandi hategekwaga na Yerobowamu wa kabiri, umuyobozi wahiriwe mu bya gisirikare. Yatsinze intambara nyinshi kandi yagura imipaka ku bwa Isirayeli, kandi agwiza ubutunzi bwinshi, ariko mu maso y'abahanuzi yabaye umwe mu bami babi kurusha abandi babayeho. Ubutunzi bwe bwatumye atagira icyo yitaho kandi yemera ko imana z'Abanyakanani zisengwa, ibyo nabyo bigatuma habaho akarengane no kwirengagiza abakene. Byageze n'aho Amosi atakibashije kubyihanganira. Yumva ko Imana imuhamagariye kujya mu majyaruguru i Beteli, umurwa ukomeye wari ufite ingoro nini, maze agatangira gutangariza abantu ijambo ry'Imana. Iki gitabo rero ni urwunge rw'ibibwirizwa bye, imivugo ye n'ibyo yeretswe akamara imyaka bivuga. Byegeranyijwe nyuma kugira ngo bifashe abantu b'Imana gusobanukirwa ubutumwa bw'Imana ku bwami bw'amajyaruguru, kandi ni ubutumwa tugikeneye kumva no muri iki gihe. Iki gitabo cyanditse mu buryo bwumvikana neza. Umutwe wa mbere n'uwa kabiri birimo uruhererekane rw'ubutumwa ku mahanga na Isiraheli. Hanyuma umutwe wa gatatu kugeza ku wa gatandatu byo ni urwunge rw'imivugo isobanura ubutumwa bwa Amosi ku baturage ba Isiraheli n'abayobozi babo. Kuva mu mutwe wa karindwi kugeza ku wa 9 hakubiyemo uruhererekane rw'ibyo Amosi yabonye yerekwa bivuga ku gihano cy'Imana kiziye Isiraheli. Reka tubijyemo turebe. Iki gitabo gitangirwa n'uruhererekane rw'imivugo migufi ishinja abaturanyi ba Isiraheli bose urugomo n'akarengane bakora. Ibi rero biratangaje cyane, kubera ko umurongo utangira w'iki gitabo uvuga ko Amosi yari ahagurukijwe no gushinja Isiraheli. Ariko dore uko bigenze. Uko Amosi avuga amazina y'amahanga ahaturaniye, ushobora kujya kureba ku ikarita ugasanga ko ari mu ruziga. Maze yarangiza ugasanga Isiraheli irimo hagati aho, bisa naho ariyo yibasiwe. Ku birebana na Isiraheli, Amosi asukiranya imivugo y'ubuhanuzi isumba gatatu kandi irusha uburebure indi yose, ashinja abakire b'Abisiraheli kwirengagiza abakene no kwemerera akarengane gakomeye mu gihugu cyabo, by'umwihariko kubwo kwemera ko abakene bagurwa buja mu bubata bw'amadeni, hanyuma bakanga ko abo bantu biserukira mu mategeko. Kubw'ibyo Amosi akabaza ati, mbese uyu ni wa muryango wigeze kwimwa ubutabera maze ukagirwa imbata muri Egiputa, umuryango Imana yatabaye ukwiye mu gukandamizwa n'uburetwa? Amosi ati, ibirori birarangiye, Imana irekeye aho kwihanganirana nawe. Uko niko intangiriro y'igice gikurikira isobanura impamvu. Imana iravuga iti, Isiraheli we, ni wowe natoranyije mu miryango yose yo mu isi. Ibi birakomoza ku bivugwa mu Itangiriro 12, uburyo Imana yahamagariye umuryango wa Aburahamu kuba umugisha wayo ku mahanga yose. Nuko Imana iravuga iti, nicyo gituma nzaguhana kubw'icyaha cyawe cyose. Isiraheli yagize umuhamagaro ukomeye wakurikiwe n'inshingano ikomeye, bityo icyaha no kwigomeka kwabo byagize ingaruka zikomeye. Iki gice rero gikubiyemo imivugo myinshi ya Amosi, kandi uzasanga insanganyamatsiko zimwe na zimwe z'ingenzi zisubiramo kenshi. Icya mbere, ntahwema gushyira ku karubanda uburyarya bw'abakire b'Abisiraheli n'abayobozi babo. Asobanura uburyo badasiba amateraniro y'idini, bagatanga amaturo n'ibitambo, ibyo byose bakabikora birengagije abakene kandi batitaye ku karengane. Amosi akavuga ko ibyo byose ari uburiganya gusa, kandi ko mu by'ukuri Imana yanga gusenga kwabo kubera ko ntaho bihuriye n'uburyo bafata abantu. Imana ikavuga iti kugirana nayo imibanire nyakuri bizahindura imibanire y'umuntu n'abandi. Niyo mpamvu guhamagarira abantu gusenga k'ukuri ku bwa Amosi ari ukureka imanza zitabera zigatemba nk'uruzi, no gukiranuka nk'umugezi udacogora. Aya magambo abiri rero ni ingenzi cyane kuri Amosi ndetse no ku bahanuzi bose. Gukiranuka cyangwa tsedaka mu Giheburayo riganisha ku miterere y'imibanire ibereye itanasumbanya abantu, hatitawe ku itandukaniro ry'urwego rw'imibereho yabo. Ijambo ubutabera cyangwa mishipati mu Giheburayo riganisha ku bikorwa bifatika uko rugamije gukemura akarengane ngo wimike gukiranuka. Nuko ibyo byombi bigakwira hose mu buzima bw'ubwoko bw'Imana bw'isezerano, nk'uko umugezi utemba wuzuye inkombe zawo zari zumye. Insanganyamatsiko ikurikiraho n'ibyo Amosi agarukaho ashinja Abisiraheli gusenga ibigirwamana. Nuko rero wibuke, ubwo ubwami bw'amajyaruguru bwitandukanyaga n'ubw'Ubuyuda mu majyepfo, umwami wabwo yubatse ingoro ebyiri nshya ngo zihangane n'iya Salomo yari i Yerusalemu, maze ashyira ikimasa cy'izahabu muri buri ngoro. Ibuka abami ba mbere umutwe wa 12. Kuva icyo gihe Isiraheli yirundanyirije ibigirwamana byinshi, isenga imana z'ubusambanyi, iz'ikirere n'iz'intambara. Kandi mu mirebere y'uwo muhanuzi, gusenga izo mana buri gihe byatumaga habaho akarengane, kubera ko izo mana zitasabaga ubutabera no gukiranuka nk'uko byari bimeze ku mana ya Isiraheli, tutiriwe tuvuga ko izo mana ubwazo zari ibyiyandarike. Siko biri n'Imana ya Isiraheli. Irihariye, ishobora rimwe kuvuga iti, nimunshake mubone kubaho, hanyuma y'ubwo ikaza kubwira Abisiraheli iti, mushake ibyiza, nimushake ibibi kugira ngo mubeho. Gusenga by'ukuri Imana ya Isiraheli umuremyi mu yandi magambo ni ugukora ibyiza,
kugira ubuntu no kwimakaza ubutabera. Bityo rero insanganyamatsiko ya nyuma y'ibi bice ni uko kubera ko Isiraheli n'umwami wayo banze Amosi n'abandi bahanuzi, Imana igiye kohereza umunsi w'Uwiteka. Ibyo ni igikorwa gikomeye kandi giteye ubwoba cy'ubutabera kuri Isiraheli. By'umwihariko nanone, Amosi yahanuye ko ishyanga rikomeye rizaza kandi rigahindura imijyi yabo rikanayirimbura kandi rigatwara abaturage mu bunyage. Kandi tuzi ko ibyo yahanuye byabaye impamo. Hashize imyaka igera kuri 40, ubwami bwa Ashuri bwateye icyo gihugu maze bukora nk'uko Amosi yabivuze. Iki gitabo gisozwa n'uruhererekane rw'ibyo Amosi yeretswe, bikaba ari ibigereranyo by'uko umunsi w'Uwiteka ugiye kuza uzaba umeze. Abona Isiraheli yarimbuwe n'igitero cy'inzige, hanyuma igatwikwa n'inkongi y'umuriro, hanyuma hamirwa nk'imbuto zihishije. Mu byo yeretswe bwa nyuma, Amosi yabonye Imana ivunagura inkingi z'ikigirwamana gikomeye cyo mu ngoro y'Abisiraheli i Beteli, maze inyubako yose irariduka ijya hasi. Ni ishusho y'ubutabera bw'Imana ku bayobozi no ku mana za Isiraheli. Iherezo ryazo noneho rirageze. Ariko mu buryo butunguranye, mu gika cya nyuma, tubonamo urumuri rw'ibyiringiro. Gihera kuri ishusho ya Isiraheli nk'inyubako yasenywe, maze Imana ikavuga ko umunsi umwe izakura inzu ya Dawidi muri ayo matongo, yongere kuyubaka. Mu yandi magambo, azashyiraho umwami Mesiya wo mu gihe kizaza ukomotse mu muryango wa Dawidi kandi azongera kubaka umuryango w'ubwoko bw'Imana. Ibyo bikaba bitangaje nk'uko tubibwirwa. Hazaba harimo n'abantu bo mu mahanga yose. Kuri uwo munsi ibyago byose byatewe n'icyaha cya Isiraheli n'igihano cy'Imana bizakurwaho. Iki gika cya nyuma rero ni ingenzi cyane. Nicyo kimenyetso cyonyine cy'ibyiringiro nyuma y'igihano, kandi kidufasha kubona uburyo iki gitabo gisesengura isano iri hagati y'ubutabera bw'Imana n'imbabazi zayo. Niba Imana ari nziza, igomba guhangana no guhana ikibi mu Bisiraheli no mu mahanga. Ariko imigambi yayo y'igihe kirekire niyo guhembura isi yayo no kubaka umuryango mushya w'isezerano. Uko niko binyuze mu magambo ya Amosi, no muri iki gihe turacyumva duhamagarira kwigira ku buryarya n'ibyago bya Isiraheli no kwemera gusenga Imana by'ukuri, ari by'iteka bizatuma habaho ubutabera no gukiranuka kandi tugakunda umuturanyi. Ibyo bikaba ari by'igitabo cya Amosi kivuga.